Turabasuhuje abanyeshuri beza kandi abanyeshuri bacu batsindira provisoire vuba. Tugarutse twiga amategeko y'umuhanda n'ubundi nk'uko bisanzwe tubimazemo iminsi. Iki cyigisho mbere yuko tugitangira ndagira ngo mbanze mbasobanurire ni igiki dutangiye. Muri kubona titre y'igazeti turimo iratubwira ngo ni amatara y'ikinyabiziga n'ibimenyetso biranga ibinyabiziga n'inyamaswa n'ibindi nk'ibyo. Mu yandi magambo tugiye kwiga amatara. Abanyeshuri benshi cyane hano kuri YouTube bakunze kudusaba ngo mutwigishe ku matara. Kubera iki? Amatara ntabwo bashobora kubaza ikizamini ngo kirorere kuzamo ibibazo byo mu matara nibura nka 4 cyangwa 5, hari naho birenga. So uhereye none rero tugiye kwiga amatara. Nta yandi masomo tuzongera kujya tubaha keretse wenda isomo tuzacishamo rimwe naryo riri gusabwa n'abantu benshi cyane, ariko ubu tugiye kubigisha amatara. Dushobora kuyabigisha nko mu bika 5 cyangwa 4 kugira ngo tubirambure ku buryo bwiza twe kujya tubarezima. Ubwo no kuvuga iki, noneho tuzatubivanga n'ama examen. Ama examen yo menshi yo ni ngombwa, ariko n'ubusobanuro buba bukenewe. Rero ibangana bamenera ku matara nta rindi nuko musabwa gukurikira mugatega amatwi, dore ko tugiye kubyiga. Rero tugiye kubyiga, nizajya ngera ahantu bakunda kubaza nzajya mpabasobanurira mbabwire ngo bashatse kuvuga ibi n'ibi, ariko turasoma mu igazeti cyane. Gusa ntabwo turi bwifashishe igazeti cyane, muzi ko nkunda kwigisha nkoresha ingero cyangwa se mbereka n'ibyo bashatse kuvuga. Ndagenda mbereka amafoto cyangwa n'amashusho yo ku matara y'ubwoko bw'amatara bumwe na bumwe cyangwa ubundi. Ibyo nibyo turaza kwibandaho cyane, ubundi tujye dusoma mu igazeti. Nzajya nsoma mu igazeti cyangwa se bigisha umutwe ko ngenda yizi, hanyuma namwe musome mu igazeti aho ngaho yanyu, ariko umwanya munini turawumara mu bigendanye n'ibimenyetso n'amashusho ngero yo kubafasha uko wamenya ngo amatara naya naya. Noneho mwe mujye mukurikira iki, iyi audio, hanyuma amashusho muzajya mureba iki, izo image tuba twabashyiriyemo aho ngaho. Sawa, reka dutangire. Ubwo no kuvuga ngo hano tugiye kwiga ikintu cyitwa amatara. Turaza kwifashisha ingingo 75, tuze gusimbuka dufatiye 41, 42, 43 aho ngaho, hanyuma ariko tubashe gusobanukirwa amatara. Iki ni igice cya mbere cyabyo twatangiye. Durahera ku ngingo 75, ntabwo turagenda ku murongo, ahubwo turagenda tuvangavanga ndi kubigisha. Ubundi twagombye guhera ku ngingo 41, ariko reka duhere kuri 75 kuko niho hari akantu kibanze nshaka kubereka. Reka dusome bino bika uko ari 4 bikurikiranye. Haravuga ngo amatara ya buri kinyabiziga agomba kuba ateye ku buryo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bitukura byaboneka ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga, kandi nta tara cyangwa akagarurarumuri byera cyangwa by'umuhondo byagaragara mu ruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga ngo uretse itara ryo gusubira inyuma n'amatara aranga icyerekezo. Amatara n'utugarurarumuri bigomba gushyirwaho ku buryo nta gice na kimwe cy'ikinyabiziga cyangwa cy'imizigo cyabangamira ibonesha ryabyo. 3. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe kereka ku byerekeye itara ndangamubyimba, itara ndangaburumbarare n'itara ryerekana icyerekezo. 4 ariyo ya nyuma kuri aka gazeti nari mberetse, ngo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akaba agomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanisha ikinyabiziga mo 2 mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ngo ntibikurikizwa ku itara ribonesha plaque y'imodoka cyangwa se ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Reka mbasobanurire gatoya. Ubundi ni amahame mbere yuko winjira mu kintu bagomba kubanza kukubwira kataloge yacyo cyangwa se uko kimeze. Mbere na mbere barabanje batubwira ngo amatara ya buri kinyabiziga agomba kuba ateye ku buryo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri. Ubwo n'akagarurarumuri kari mu bwoko bw'ibyo bintu. Mbese umumaro w'amatara ni nawo w'akagarurarumuri. Turaza kubibona mu kanya, nicyo turakurikizaho turebye ku ngingo 41. Nitumara kuva aha ngaha turete tujya ku ngingo 41. Barabanje baratubwira ngo nta tara na rimwe cyangwa se kari akantu by'umutuku byemera kugaragara imbere. Hita ushyira mu mutwe, shyira mu mutwe ko nta tara ry'umutuku riba imbere. Nuribona uzamenye ngo uyu muntu ari mu makosa, ahubwo kuki abapolisi batamufata ngo bamwandikire. Ubwo urumva bibaho, ariko ngiye harabonye mbona nta tara ry'umutuku ryemera kugaragara imbere. Inyuma rero nta mweru wemerewe kugaragara, yewe ntawo, nta mweru nta muhondo, keretse amatara y'amoko 2. Andi ari inyuma agomba kwishakira indi kurere, yaba umukara, yaba ikijuju, yaba ikivurivundi, yaba ibiki n'ibiki. Ariko tansiyo, wa mugani umukecuru, tansiyo gushyira umweru cyangwa umuhondo inyuma h'ikinyabiziga. Nisi singi ni gazeti bivuze ingingo 75 igika cyayo cya mbere. Nese ubwo ni ngewe, ubwo ni amabara, ni amakosa waba ukoze. Ufashe iki? Ufashe amatara y'umweru cyangwa umuhondo kayashyira inyuma. Ariko hari itara ryitwa indangacyerekezo ryo mwita ikinyoteri n'iryo gusubira inyuma ryo mwita rivanse. Ayo yo ashobora kuba yaba umweru cyangwa akaba umuhondo. Ariko andasigaye
ni amabara, ni amakosa wabushyizeyo ikosa. Hano ndanenga imodoka za Royale, za Ritiko, not Ritiko, I'm so sorry, ntago ari mwebwe nayo mbitiranyije na Yutongo zindi, ngenda bivuga kubera ko mbizi kandi nawe uhereye aka kanya uhita utangira ibikontorore. Ndanenga Yutongo zose niyo nitanyije Ritiko, zaba izijya Remera, Kabeza, Kanombe, zaba izijya Kicukiro iyo ngiyo, yewe hari n'izagiraga inaha mu Ruhengeri, ariko byabaga bibabaje, nako n'ubu biracyababaje. Ujya kubona nko mu kirahure parabrise inyuma harimo itara rya tube, bino bitibe binini cyane bikora nko mu masaro. Murabona ko zangiro nababwiye zatangiye kuza. Icyo ni imodoka icanye amatara kamemo, tugomba kugenda turi kureba amatara. Muri kubona ko iyo ngiye imbere batubwiye ngo nta tara ry'urumuri rutukura rigomba kuhaba. Muze kureba ingero zose ngenda mbaha. Imbere hari y'umweru, hatabaye umweru haraba umuhondo. Inyuma ingero muza kubona zose araba ari umutuku. Keretse aza kuba umweru cyangwa umuhondo nariya nababwiraga. Sibyo? Ubwo mbese mbangira ngo mbereke ko ibintu ndi kuvuga mba mfite mbikura. Impamvu mberetse ari amategeko irangingo birabika byose cyangwa iramigemo uko ari ine, nkagenda nyibereka no kugira ngo mwumve ko ibyo mwari majya avuga batabeshya. Ubundi nakombye kubisoma gusa, mwebwe mukurikiranye aya mashusho niki, ariko nagira mbereke ko n'igazeti mba nyifite. Iriyo ni igazeti twaye turimo. Nabasabye ibitekerezo nyine, ntabwo mwabimpaye ubwo nuko mwahisemo ko uburyo nabahitiyemo bwo kubigisha ari ubwo. Ubundi mushaka kunsaba muti mwarimu ingero zireke twigishe igazeti ngiriya, natwe usome dusoma, nabikora nta kibazo. Ariko nyine ngiye mbikora nkurikije uburyo bwanjye bwiza numva bwabo baryoheye. Hako sinzi guyanyu nimuhitamo ukavuga ati ingero zihagarika ayo mafoto y'amagero cyangwa se izo ntuza z'ingero n'ibiki byose byihorere, nabikora. Sibyo? Donc no kuvuga iki, ni mwebwe bami, ni mweba boss mfite. Sibyo? Ubwo muntegetse ibi nibisaba. Tugaruke kuri za Yutongo. Uzarebe muri paraburize yayo inyuma harimo igitara kinini cya tibe kimeze nk'izi zo mu masaro de coiffure. Noneho cyo gifite n'imbaraga, hari igihe gicana kikaba cyacana nko muri 40 metre. Kikaba cyaguhuma. Nuvuga ngo iturutse inyuma ya kiriya kibisi utwaye, ngiye kigize ku mpoma ntwaye. Nari ntwaye moto, okay, wenda ntago nari ndi kumotara. Abamotari ndabakunda cyane, inshuti zanjye naho bari ndabashuhuje. Noneho ahubwo nari ntwaye moto natsa karifti. Ari ukuntu nyine njya na karifti nkitwara. Kuko abantu nahesheje perime nigishije hano muri iki gihugu ni benshi. Aho nagera yewe mu mujyi wari wose. Nkasaba lifti cyangwa se nagutega ukambwira uti nta kibazo ntwara mwarimu nkagutwara, kuko nta kinyabiziga na kimwe ntazi uretse icyananiye n'icyantuza ni stakeri yo yarananiye, nabambabeshye mbabwiye ngo nanayicayemo, ariko ibindi byose pe naragerageje. Gusa none siniyemera, ntabwo kategori zabyo zose nzifite. Mfite udukategori duke cyane uzumvisha watangara. Ni 6 ariko ntabwo zose nzifite. Nyine ni 6 ziyigwa, ariko mfite wenda nka kimwe cya kabiri wongeye agace cyangwa kamwe. Ibintu nk'ibyo urumva ko nanjye ndacyari mugenzi wanyu. Ariko ngewe ntago domaine yanjye ari y'ama categories cyangwa se gutunga amaperime, ahubwo domaine yanjye niyo kubafasha kwiga aya mategeko y'umuhanda. Ubwo nabimpoye ngo kudafite kategori nyinshi wabundenganyije, kiretse mbaye ntafite uruhushya rw'agateganyo kandi nararwigeze runyura mu myanya y'intoki, nyine bampereza uruhushya rwa burundu. Kumwe twabyize ku ngingo ya 6 n'iya 7 uko bigenda, nanjye niko byangendekeye. So ubwo rero nibyo icyo gihe nari ntwaye nyine. Hanyuma ngiye kubona mbona Yutongo ibi turi imbere tuba tuyinyuma, turi kumanuka ahantu nyine ntari buvuge, ariko washakaya ntavuga hari munsi ya Expo. Turi kumanuka ku muhanda wo mu Gatenga wa kaburimbo werekeza Kicukiro centre, nari ngiye Nyamata. Noneho turi kushoka ahantu munsi ya Expo, ahantu hari agatirimuko. Kera ndibuka ko ntangira kwiga imodoka, kuko nabonye provisoire 2004 narabibabwiye, hari mu kwezi kwa 4 tariki 16 ndakeka nizo. Nagiye gukorera perime, ariko nabonye perime bigoye. Nzabaho ubuhamya, njye mbibabwira ko nzabaho ubuhamya rigiye nzabihera ubuhamya. Ariko reka mbabwire haka gato impamvu abantu mpibutse. N'ahantu hari umutirimuko usa nk'ucuramye cyane, twitorezaga demarage za 2006 2007. Kuko njye ntabwo mbabeshya, nabonye perime 2008 ya mbere nyine kategori B, nayibonye 2008. Urumva ko nararambye naratinze. Ariyo mpamvu navuze ndashimira leta yazanye itegeko ryo kuvanaho uruhushya rw'agateganyo ngo rurambe, kuko iyo baza babaye baziretse ngo zimara igihe cyose umuntu ashakira perime zaba nkeya, kandi urabona ko abantu bikubise udushyi ari benshi bagafatiraho kubasha kugira ngo bane perime. Noneho
impamvu aho hantu bageze nkahibuka nuko mpagera nyine turi dukurikiye icyo kibisi gifite amatara nyine kimurikiye kireba imbere, natwe duturutse inyuma n'umumotari nyine nari muhetse, nyine yakuyemo jire nyine aba ari njye umutwaye, ariko sinayambara kuko byabaga byemewe kandi sinakera rwose. Ni muri uyu mwaka turimo 2018 ariko mu ntangiriro zawo. Noneho turi kumanuka sinzi ukuntu narebye ndikanga mba ndikanze ndebye nsanga ni ikibisi cy'umuhondo, none ndebye muri paraburize mbona nta matara, ariko nabona imbere yacu hakeye cyane nkagira ngo ni itara rya moto yacu, ari nko mu masaa moya n'igice saa mbiri. None se ndibaza ibi ni ibiki ku mutima, ndavuga nti ubu wasanga ari ndakumirwa tu. Ndebye sanga sindakumirwa, nkomeje kugenda nkegera nsanga ni cya kibisi cya Yutongo cya Royal. Ndebye nsanga gifite tibe n'itara rinini cyane riba muri paraburize. Njye nkibaza iri rivuna muheto riba rimurika ryerekeza ikinyuma. No mu mategeko mu matara tugiye kwiga tuzabona ko hari amatara aranga ngo ibinyabiziga bitagereza abantu mu nzira nyabagendwa, bitwara abantu ngo bikoreshwa ubutagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa. Turaza kubona ko amatara yabyo adasa ashyirwa aho ngaho, yaba yashyirwa inyuma ntago agomba kumurika ngo abe yahuma cyangwa yahungabanya cyangwa yatera umutekano cyangwa yabangamira abandi bayobozi. Bise bimbera urujijo. Noneho uhereye uwo munsi nibwo natangiye kubikurikira ngenda ndeba research nza gusanga Yutongo hafi ya zose 90% na testinze nsanga zifite ibyo bitara binini inyuma. Nje ngahita nibaza iri tara katari ryo gusubira inyuma, nabanje no kugira ngo ni rya Rivanse wenda rya kare Rivanse, ariko iryakaga iri kugenda imbere igana hasi kwa Karirosi. Noneho nje nkibaza ntese abakozi bafite ubasha bacu ntago bazi ibi bintu byari byo. Ndibaza cyane, iyo ugize ibyago nk'ikirahure cy'itara ry'inyuma kikameneka, ya mpure y'umweru ikabasha kugaragara inyuma barakwandikira. Nje nkibaza bino Yutongo bino bibisi ntago baba babibonye, kuki se biduhuma bagakomeza bakabibabarira bikagenda. Hagati aho ngaho urumva harimo tena, urumva rero iryo tarasi ryo gusubira inyuma yewe siniranga icyerekezo. Ubwo rero ni amakosa aho none avuga ngo ndanenga. Nese nawe hita ugenda urebe umbwire koko, uhita ujya muri comment uvuga uti mwarimu ibintu wavuze kuri Yutongo nibyo cyangwa urabeshya. None si ingingo 75 si ibyivugiye ndayisubiramo iravuga ngo amatara buri kinyabiziga agomba bateye ku buryo nta tara nimwe cyangwa akagarura rumuri byaboneka ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga ari umutuku, kandi nta tara cyangwa akagarura rumuri byera cyangwa by'umuhondo byagaragara mu ruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga uretse itara ryo gusura inyuma naranga icyerekezo. Menya navangiwe hari ndi gusoma bitari byo. Muri kubona ko n'icyo kinyabiziga ayo matara yacyo ari imbere, utwo turi munsi twitwa ndanga, utwo tundi tumeze nk'amaso y'inyana nyine niyo bita kamenabihu new cyangwa se modern cyangwa se amashya. Ndaza kubereka kamenabihu mu kanya, ariko nagira ngo mbereke ko ayo akenshi ushobora kuyakoresha mu buryo bw'amatara magufi cyangwa iki. Ndagira ngo nituza kuza kwiga ibintu bya za kamenabihu n'ibindi bitaza kubacanga, utu tukamenabihu dushya, ariko naza no kubereka kamenabihu ya nyayo. Nyuma y'iyi shusho ndaza kubereka indi shusho y'amatara amurika mu muhanda hasi, hanyuma andi mashusho ndabashyiriraho araya kamenabihu. Sasa ako bantu batazi kamenabihu icyo ari cyo mureta muyoka cyangwa mumbabarire nkoresheje rya jambo rya babahungu muri hangana, ariko nabo baba barimo bariga ahubwo ndabasuhuje mureta mubimenya neza. Okay, reka rero twikomereze. Bari batubwiye ubwo nari ndi kwitonganya, mujye mwihangana n'itonganya, ariko nyine amategeko n'icyaberaho no kugira ngo dusobanure ibintu. Sinjya nemeranya n'abantu bavuga ngo amategeko abereho kuyica kwa Gianine. Rero hano ntibajye bakunda kuhabaza ikibazo pe. Cyo kimwe n'iki gika cya kabiri ngo amatara n'utugarura muri bigomba gushyirwaho ku kinyabiziga ku buryo nta gice cyari cyo cyose cyabangamira ibonesha ryabyo. Bishatse gusobanura iki bingibi byo? Bishatse kuvuga yuko niba ushyize itara ku kinyabiziga ugomba kurishyira ahantu habona. Noneho bahita bagaruka kuri twebwe ngo nta gice cy'ikinyabiziga cyangwa cy'imizigo kigomba kubangamira iki ibonesha ry'itara. Nta na rimwe twebwe abayobozi b'ibinyabiziga tugomba kugenda ngo dupakire iki imizigo ku binyabiziga ngo turangiza dupfuka amatara. Kirazira. Tugomba gupakira neza ku buryo imizigo idatendera igakingiriza iki ya matara, hanyuma iyo mizigo ikaba yabangamira ibonesha ryabyo. Bahise batubwira ku gika cya gatatu ngo nta kinyabiziga gishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe. Aka kantu ko bajya bakabaza rwose, hano barakabaza ngo ikinyabiziga ngo ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe. Nimba ari amatara yo gusubira inyuma rigomba kuba rimwe cyangwa se abiri. Nimba ari amatara maremare rigomba kuba rimwe cyangwa se abiri. Nimba ari amatara ndangambere agomba kuba abiri cyangwa se rimwe. Mbese ntago amatara ngo yemerewe kurenga ki abiri, ari ubwoko bumwe ku kinyabiziga.
ese ubwo urabyemera cyangwa ntubera? Umbabarire wahita ubyemera rwose tutagiye kwigora. Ngaho duhere kuri yayo tureba. Uri kubona utuno tujya gusa nk'umweru upika cyane, kamwe ibumoso akandi iburyo. Ayo si abiri, turiya two hasi nababwiye ko ari indanga, abenshi muyita ngo ni stationnement. No, ntabwo izo arizo stationnement, ahubwo yitwa fait de position. Amatara yerekana position nyine aranga position uhagazemo. Murabona ko rimwe riri ibumoso irindi riri iburyo, tugiye guhiga mu kanya, sibyo? Ubwo n'ibindi buri ugiye n'inyuma nibyo ngibyo. Ariko ngo hari amatara yo yemerewe kurenga abiri, ari ugomba gushyira mu mutwe. Ubwo banza wemeze mu mutwe wawe ko nta tara na rimwe ryemerewe kuba ku kinyabiziga ngo ribe ryagira amatara arenze abiri kandi yose ari ubwoko bumwe. Ni rimwe cyangwa abiri. Ariko iyo utumenya ati bari feva batanze, hari amatara y'ubwoko butatu yo yemerewe kuba yarenga abiri, akaba yaba 4, akaba yaba 6, akaba yaba 8, akaba yaba 10, akaba yaba 1000 ku kinyabiziga. Nta kibazo. Ayo ni ayahe? Ngo ni ibyerekeye itara ndangamubyimba. Indangamubyimba ubwo ni itara ryerekana umubyimba w'ikinyabiziga, akunda kuba cyane cyane mu mbavu z'ibinyabiziga birebire birenza 6 metre, cyangwa se indangaburumbarare. Indangaburumbarare ni amatara akunze kuba hejuru ya parabrise y'imodoka cyangwa se ibikamyo biriya bikora amatransit by'amasafari kure, cyangwa se nizo za bisi na za ritiko nayo mujya mubona amatara yayo, hari amatara igira hejuru. Ayo ngayo nayo niyo bita ndangaburumbarare. Ayo yemerewe kurenga abiri, ryaba 2, 4, 6, 8, 10. Hakaza rero ngo n'amatara y'iki n'itara ryerekana icyerekezo, aribyo mwita ibinyoteri. No kuvuga iki? No kuvuga yuko ibyo binyoteri cyangwa ayo matara yerekana ibyerekezo, iyo murabizi ko duhere ku gahene. Muri kubona ayo matara turi kureba aho ngaho, icyo kinyabiziga murabona ko kiracanye amatara rwose ameze neza cyane, sibyo? Ni amatara amuritse imbere. Muri kubona ko imbere ari umweru, hari umuhondo, hari umutuku muhareba. Ibi binyabiziga nagerageje kugenda mbafotorera mu mihanda ahantu hatandukanye nagiye njya ngo mbereke. Muri kubona ko rwose kandi nagerageje gukora ku mpande zose. Hari nayo nza kubereka imbere nyine ari umuhondo nk'uko babitwemereye, ariko murana ko nkibanze ku myeru cyane. Sawa rero twikomereze. Nibyo rero ndimo ndababwira yuko ari uko byifasha. Hanyuma kandi batubwiye yuko ngo ikinyabiziga iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri nkuko babitubwiye, cyangwa akaba yaba menshi muri yandi yemerewe kurenza ubwoko bw'amabara abiri, cyangwa kandi yose ari ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe. Attention, nimba ari indangacyerekezo zigomba kugira ibara rimwe. Nimba ari indangamubyimba ziri hejuru y'ikinyabiziga agomba kugira ibara rimwe. Indangaburumbarare. Nimba ari indangamubyimba mwari mu mbavu z'amafuso, ari amamodoka arakora amatransit, aba agomba kugira ibara rimwe, sibyo? Kandi akagira n'ingufu zingana. Pana rimwe ko riboneshe cyane, irindi rihunyeza. Kandi ngagomba gushyirwaho nimba ari inyuma cyangwa ari imbere, ngagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanyamo ikinyabiziga mo kabiri. Kuba tazi umurongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri, fata imodokari upime niba ifite metero 2, ubwo muri metero 1 katikati niho mu murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri. Rero numva ngo iyo bagiye gushyira amatara ku kinyabiziga, rimwe barishyira iburyo, irindi ibumoso, ibumoso iburyo, iburyo ibumoso, bakurikije from katikati kuri wa murongo nyine ugenda ujya ku mpande. Ntabwo yose bayarundi ibumoso cyangwa ngo bayarunde iburyo, nicyo bashatse kuvuga. Ngo nuko yose ari ayibara rimwe, oya, amwe agomba kujya ku gice kimwe, andi akajya ku kindi gice. Kandi bangana bibira ku matara, hari ikibazo bababajije nyine ku matara ndangacyerekezo. Ngo amatara ndangacyerekezo yagomba kuba afashe ku bintu bimyatsa by'urumuri ruringaniye kandi bifite umubare utari igiharwe. Ubwo rero nandi nuko nguko agomba kuba ameze. Ndakeka musobanukiwe. Ariko ibi byo kuvuga ngo ashyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya umuhanda ikinyabiziga mo kabiri, not umuhanda, ngo ntabwo byo bikurikizwa ku itara ribonesha icyapa kirangana imbere y'ikinyabiziga, kuko iri tara rigomba kujyaho ari rimwe inyuma, kandi rikaba ryashyirwaho cyangwa se imbere rikaba ryashyirwaho hakurikijweho plaque cyangwa se icyapa kibonesha nimero y'ikinyabiziga aho bagize gute baryerekeje. Ubwo rero nagira ngo mbabwire yuko ayo ariyo matara. Amatara yahe abonesha icyapa kirangana nimero y'ikinyabiziga niyo adakurikizwa ishyirwaho ry'iki ryo kuringaniza, baringanisha iki uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Reka n'aka gatanu nako ngene nk'ababwiye mbere yuko duhita twitera ku ngingo 41 tukareba akamaro k'amatara, hanyuma tugahita tureba no ku matara ndanga. Iyo turanyuramo tuguruka twihuta cyane, duhita twikoza no ku matara magufi n'amaremare nayo tuyasoreza aho ngaho. Next nzahite mbigisha isomo rizakurikira mbabwira ku matara magufi n'amaremare, n'ubundi ngenda nyagarukaho cyo kimwe n'ibindi bintu by'ibyitonderwa, hanyuma ngenda mbereka n'ingero. Aya matara amurika muri metero ziniza, aya ngaya ni muri zinizi metero, bya bindi bikunda gutsinda abantu. Ariko uyu munsi ndaba mbanje kubereka umumaro w'amatara, mberetse nuko asa cyo kimwe n'amategeko yagize ate icyo yabivuzeho. Kano gaka ka gatanu karavuga ngo utugarura rumuri. Ariko ubundi akagarura rumuri ni iki? Nababwiye ko akagarura rumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje.
Hanyuma ngo utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba kuba ari umweru. Nzatubereka, nzabashakira ishusho ngero naryo nyibereke. Hari abantu batazi utugarurarumuri babyitiranya bya bintu by'ibyapa by'imituku by'imirongo itukura n'iyera inyuranyemo. Ntabwo biri ari by'atansiyo, biranza babwira icyo bivuga, nabyo birimo ahangaha mu matara, nabyo tuzabigeraho, ariko ibyo birasi byo byitwa utugarurarumuri. Utugarurarumuri tw'imbere ngo tugomba kuba ari umweru, utw'inyuma tugasa n'umutuku, naho utwo mu mbavu tugasa n'umuhondo cyangwa icunga rishi. Iki kibazo direct bakibajije i Rusizi, ni Rusizi ni Karongi, icyo nzi nuko ari mu burengerazuba. Bari babashije ngo amatara yo mu mbavu asate, ubwo ni umuhondo cyangwa se icunga rishije. Bivuze ngo yaba umuhondo, atabaye umuhondo akaba yaba icunga rishije. Icyo gihe rero bari bazanyemo umuhondo gusa, of course mugomba gutora umuhondo. Okay, nari mbemereye yuko mbere yuko dukomeza twabanza tukifashisha ingingo ya 41 aho batubwira ngo uko amatara akoreshwa. Ayo matara uko akoreshwa rero ni gute? Mu yandi magambo bagiye kutubwira akamaro k'amatara. Nitumwamara kuva ku kamaro k'amatara, ndahita ntangira n'ubwoko bw'amatara yahe, ayo bitandanga. Kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byacyo n'umuvuduko, birabujijwe gukora andi matara rwose cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegekwa cyangwa ibitegetswe n'iyi gazeti. Mwabyumvise? Ariko ibimaze kuvuga ibyo tuvuze nyine ntibyerekeye gukoresha amatara ari imbere mu gihe bitabangamiye abandi bayobozi. Bishatse kuvuga iki? Ngiye bashaka kwerekana ikinyabiziga, kucyerekana no kukigaragaza, yes, kugira ngo twe tukibone neza cyangwa natwe utubone. Hanyuma ngo no kumurika kwacyo, mbese bashaka kukimurikira ngo kigende neza, we muyobozi w'ikinyabiziga ugende neza. Cyangwa se ugiye kwerekana ihindura ry'icyerekezo, ugiye gukatira iburyo cyangwa ibumoso, cyangwa se ugiye guhindura umuvuduko ugabanya umuvuduko, ni ukugira gute? Ni ugukoresha amatara aya ngaya gazete vuga, nta yandi. Bani ibintu byo kwihimbira ibintu ngo bicomeke waho ngaho neda cyangwa se oya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko kwerekana ihindura ry'ibinyabiziga birumvikana. Mbese akamaro k'amatara nakahe? Akamaro k'amatara, nari nashatse kugira ngo nari nabemereye ko iyi foto nituyikuraho cyangwa se iyi shusho nituyikuraho turahita tubereka amatara kamenabihu. Kuba atazi kamenabihu rero mufate pause, muzuminge, murebeho, mukoreho rwose amatara kamenabihu ngaya. Ayo ni amatara kamenabihu. Ibyo bitara by'ibizeru bigiye bifunze imbere, hari nafunze hejuru, abafunze ku mapare shock, abenshi muyita spotlight, ariko no, ntago ayo ngayo ariyo spotlight, ahubwo yitwa kamenabihu. Nanze kwirirwa wenda bateganyiriza uko kamenabihu imurika mu muhanda ngo ukuntu haba hakeye hafi kurusha ku manywa, ariko izo nizo kamenabihu. Rero mu kanya turaza kuyageraho, turi ku ngingo ya 43 turayivugaho. Nababwiye ko nayo nyibemereye tuza kuyivugaho nyuma yo kwiga iyi ya 42. Ya 42 turagereza kwisamariza ukuntu twihuta, kubera ko yera noroshye cyane, ndayikuramo ibintu bagikunda kubaza, ndayihinahina, muraza kuyumva. Bibaye byiza ufite ikayi n'ikaramu kugira ngo ufate iyo samari. Hanyuma ubwo nagira mbereke ko ayo ngayo ari kamenabihu. None mu kanya rwose ndahita iki gifoto nikimara kuva ndahita mbasunikira ikindi gifoto kivuga ku cyerekana nyine kamenabihu, noneho ziri zonyine ku kinyabiziga kimwe. Muri kubona ko two n'utunyabiziga twinshi nagiye nterateranya hirya hino ngira ngo mbereke kamenabihu ni iki. Ariko natwo tuni naberetse kuri irya tara nani, kuri ya shusho yabanjirije iherukaho, nayo yitwa kamenabihu, ariko ya new cyangwa se ya new modern cyangwa se ya moderne. Twikomereze rero, twe turi kureba akamaro k'amatara. Akamaro k'amatara ni akahe? Ni mimarine, sibyo? Akamaro k'amatara ni ukugaragaza ikinyabiziga no kukimurikira no kwerekana guhindura icyerekezo n'umuvuduko. Ni mimarine gusa. Nshobora kukubaza ngo vuga imimaro y'amatara 3, ugahita umbwira uti amatara icyo amaze ni ukugaragaza ikinyabiziga no kukimurikira no kwerekana ihindura ry'umuvuduko, cyangwa se ukambwira uti no kwerekana iki? Ihindura ry'icyerekezo. Ni ukuvuga ngo nta kandi kamaro k'amatara, sibyo? Ntago amatara asuhuzanya, nyagasani, ntago amatara bayakoresha ngo ugiye gukora ibi n'ibi. Ayo gusuhuzanya tuzayabona muri parti ya 3, cyangwa se nibishoboka nzayashyira muri part 2. Ayo bita VIMS cyangwa se mu mvugo z'amategeko y'Imana tuyita amatara yahe? Imburira zimurika. Tuzabibona. Reka twikomereze. Nyuma yo kuvuga yuko batwiyamye ngo kirazira gufata andi matara atarateganywa n'iyi gazeti ngo tuyashyire ku kinyabiziga ngo aze kukimurikira cyangwa kigaragaze cyangwa se ngo acyerekere ihindura ry'umuvuduko n'ibyerekezo, hari itegeko ritarebwa, hari itara ritarebwa n'aya mategeko, ngo ni amatara ari imbere mu modoka. Amatara ari imbere mu modoka nushaka uzashyiremo nk'ayandi ya za modoka z'inyamirambo, nushaka uzashyiremo ayo muri buwate, nta kibazo, apfa kuba atari butubangamire twebwe turi hanze. Mu yandi magambo agomba kuba ari indani mu kinyabiziga, amyasirizamo, amurikiramo, akubita mu indani mu imbere, nta kibazo, ariko atabasha gusohoka ngo aze kutubangamira. Ayo niyo matara
ushobora gukora ugashyira utayakurikije iki iyi gazeti, ariko andi matara yose ni hatari. Duturutse kuri cya kiritiko, ntabwo rero atara rya ritiko akoze ritiko mana yanjye iranshaka iki cyangwa ndayishaka iki ari ngewe bya yutongo, sorry biriya biyutongo, ririya tara nagerageje gukora research siko nababwiye, nasanze nta hantu riri mu mategeko. Ririya tara sinzi impamvu baricana, turetse ko ritubangamira twebwe abayobozi b'ibinyabiziga baturutse inyuma yacyo, nta nubwo mu mategeko ryemewe, ntabwo ryemewe da. Muze kunyereka aho riri, nese ririya tara riri kwerekana iki? Ihindura ry'icyerekezo, gusubira inyuma se, kugaragaza ikinyabiziga se, nese inyuma uhagaragaza iki kandi uri kujya imbere? Ririya ryakagombye kwaka ari gusubira inyuma boneshereze. Kandi hari abashoferi benshi cyane babitwara batabizi. Birashoboka ko haba hari n'abakozi bafite batazi ibyo ari byo cyangwa se bya bitangaje. Twikomereze. Amatara ndanga niyo tugezeho. Ese ubundi ndanga ni ndanga kwa ndanga kesi ndanga ni iki? Ndanga birumvikana ko hajemo ibintu byo kuranga. Ntago aya mashusho ari kugenda acaho yose agenda ahwana n'amagambo ndi kuvuga. Nagerageje kugenda nyabiyerekera gutyo kugira ngo aduherekeze atubere wenda nka background yaho ngaho imbere itarimo amajwi abara yacu, ariko ku bwoko bwa buri tara turi kugeraho tukarivuga tukaribabwiraho icyo ari cyo n'ibindi kugira ngo utaruririza rimenye. Nkeka ko amatara mutari muzi ku kinyabiziga abenshi yari kamenabihu, none naziberetse nizo ngizo no mu kanya ndaje mbasunikira indi foto. Reka iyo mubanze muyihage rwose muri benshi, ako mujye mwirinda kubidownloadinga cyangwa kubiteresharija. Mujye mutsa uburenganzira muze mbibahe bitari byaba formatted cyangwa se bitari byikonvertinga ngo bize kuri YouTube, bishobora kugeraho byabaye converted, ariko ubaye ubishaka wangeraho nta kibazo tukavugana ntago mpenda. Hanyuma ndanga ni ukugaragaza. Yes, reka twisomere ingingo 42. Ariko mbere ko twiga amatara ndanga tugiye kuyirebaho iki? Tumenye ko ari ubwoko bw'amatara bwa mbere duhereyeho. Tugiye kureba ndanga igazeti ku ngingo ya 2 hamwe twiga ya twatujambo dusobanura igazeti. Batubwiye yuko amatara ndanga mbere bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo kirebeye imbere, hanyuma ndanga nyuma akavuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo kirebewe inyuma. Byumvikane ko amatara ndanga cyangwa se feu de position ayo muhimba mwebwe stationnement, ariko atari zo stationnement nzazibereka nazo. Stationnement kandi bamaze iminsi bazibaza na amatara yo guhagarara umwanya munini, ubwo ntimwari mutarabimenye, rega mujye muhindura n'indimi mureba. Hanyuma ayeyo ni amatara icyo ni cya kinini naberekaga, izo none kamena bihuma amahora ingizo hejuru. Ubwo ntimwongere kumbaza ibintu byinshi, ubwo umuntu utazi kamena bihu si uwanjye. Twikomereze. Hanyuma ndanga ubwo ni ukuvuga ngo ni amatara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga. Mbese ni amatara atagufitiye umumaro weho shoferi kuba yavuga ngo burije ndayacanisha. Aya ni amatara afitiye umumaro abakureba, gusa nawe agufitiye umumaro kubera yuko bagomba kukureba batakugonga, ariko ubundi ntago ari amatara yakugirira umumaro mu bigendanye no kukuboneshereza. Mbese ni amatara agaragara. Yes, ni amatara agaragara, ntago ari amatara amurika. Ikinyabiziga ubundi kigira amatara y'amoko abiri akoze muri karite cyangwa mu bwoko mu buryo. Yes, muri style. Yes, dukoresha style aremye muri style ebyiri. Style ya mbere ni amatara agaragara ariyo tutangiye turiho ubu, hakaza n'amatara amurika atanga urumuri, sibyo? Ubu rero duhere ku matara agaragara. Ese ubundi ni ibiki bikenera amatara agaragara? Ubwo turabanza tumenye amatara ndanga, tumenye icyo ari cyo. Tugiye kumenya isasate 2 3 turaza kumenya ese ni ibiki biyakenera. Hanyuma tuze no kugenda tumenya buri mubare gutyo tuze gusoza tureba kuki ku ngingo ya 43. Turabinyuramo twihuta. Ubwo bivuze ngo ni ingingo ya 42 igizwe na page hafi 2, ariko ndaza kuzirezima cyane kuko umugemo wa A kugeza ku mugemo wa H yose ibivuga ibintu bigenda byigaruramo bigenda bisa. Ndagerageza kubirezima. Icyo ngambiriye kubigisha mu niki. Reka dutangire ngo iyo kuva bwije kugeza buke cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi biba bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ukuba mu nzira nyabagendwa kw'abagenzi. Kw'ibinyabiziga kw'imitwaro n'amatungo kugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Mu yandi magambo ni ibiki bigaragazwa, ni ibiki bikenera amatara ndanga. Premieroma cyangwa se mbere na mbere ni iki? Ni abagenzi. 2 ni ibinyabiziga. 3 ni amatungo. 4 nako 3 ni imitwaro. 4 ni amatungo, byumvikane n'inyamaswa biri kumwe. Ubwo ni ukuvuga ngo mbere na mbere abagenzi.
muri kubona ahantu hajya havuka cya kibazo kivuga ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda ngo n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri ngo bari ku murongo bewe na mwarimu n'ibiki ngo iyo bubiriyeho ngo batabasha kubona muri desametere ibintu ngibyo ngo baba bafite itara ngo kwisonga ngo imbere ngo n'itara ryera ngo inyuma ngo n'umutuku ngo twahegereye umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mpaye twabivuga mukagira ngo ndababeshya to ingingo 42 itangiye itubwira yuko mbere na mbere ibintu bigomba gukenera amatara abiranga ni ibiki n'abagenzi abanyamaguru nyine twebwe ntizigira ngo ndabicaye muri bisi ya Yutongo cyangwa Ritiko na za Royal ntago arabariya bariya n'abagenzi nyine bo mu hindi style ariko abagenzi bavugwa mu igazeti ni twe tugenda n'ibirenge n'abanyabirenge nge niko nkunda kubita cyangwa abanyamaguru. Hanyuma icyo nakubwira hano nuko ibigomba gukenera amatara ndanga turabibonye n'abagenzi ibinyabiziga n'imitwaro n'amatungo n'inyamaswa. Ese ubundi amatara ndanga acanwa ryari? Acanwa ibihe bibiri. Igihe cya mbere ngo nukuva bwije kugeza bukeye akura gafashe. Igihe cya kabiri ngo ni igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi biba bitagishobotse kubona abantu metero 200. Birumvikana ni ku manywa. Hako niyo mpamvu babyita code de la route. Birimo ibintu by'amayeri n'amanyanga by'amacabiranye ukuntu. Nicyo abarimu tumazaha. Nukuvuga ngo ntago bavuga ngo ni kumanywa ngo hatabona, bagomba guhita bakubwira nyine ngo ni igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi tubasha kubona muri desametre. Nese ubwo urumva ari ryari wowe nijoro no muri metero 2 ntubu hareba gusa urajya kumburanya iki ngo ubwo se biba yari nijoro nyine birumvikana ni bwije kugeza bukeye. Noneho rero ni nko bakavuze ngo nakumanywa igihe hari ibihu cyangwa imvura nyinshi, ariko siko babigenje ubwo ko ari code de la route nyine ni code harimo code. Niyo mpamvu mwarimu ari hano kugira ngo akuremo iyo code. Ubwo nuvuga ngo ni kumanywa igihe hari ibihu cyangwa imvura nyinshi bitagishobotse kubona muri desametre. Ubwo twebwe abanyamaguru tuba tugomba kugira itara ritugaragaza ibinyabiziga, amatara bigaragaza ariyo bita ndangambere cyangwa ndanganyuma. Waba uhagaze waba ugenda batubwiye ko ari amatara agaragaza ubugari bw'icyo kinyabiziga kireba imbere cyangwa kirebewe inyuma. Ubwo natwe abanyamaguru ni nk'ibyo byose sibyo, n'imitwaro n'ibindi. Rero ngo ni igihe tutabasha kubona muri metero 200, ari igihe bashobora guhindura iki kibazo bakaba bavuga ngo bitagishobotse kubona neza muri metero wenda 20. Icyo gihe muzitonde mutazahubuka bakavuga metero 20. Iyo hatabasha kubona metero 20 cyangwa se ibiki ntago ari aya matara hacanwa yandi y'ubundi bwoko nzababwira. Hanyuma rero ngo ibinyamitende velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga kometse ku ruhande uretse kinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi ngo birangwa n'itara rimwe ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije ariko bitara ndangambere. Inyuma ni itara rimwe ritukura. Kuki dusomye aka kantu? Ntago ibindi byose bikurikira turaza kubisoma. Impamvu nsomye ni ukugira ngo batumenyeshe amatara ndangambere kwasa. Uretse wenda ku banyamaguru cyangwa se ku bagenzi nibo tuza gusanga hahindukamo gakeya, ariko nayo nta kibazo. Amatara ndangambere, itara ndangambere rigomba kuba ari umweru. Iyo ritabaye umweru rigomba kuba umuhondo. Ritabaye umuhondo ryaba nibura n'icunga rishije. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko ni umweru imbere, dore ngayo mwana yabonye. Ayo yo hasi niyo bita ndangambere, hanyuma yo hejuru n'amaremare ndakeka cyangwa amapfi n'amaremare. Hanyuma nuko mbona biri gupika cyane ariko ntacyo. Hanyuma atabaye umweru yaba umuhondo, atabaye umuhondo yabicungarishije. Ntago bivuze ngo agomba kuba ari umweru n'umuhondo n'icungarishije, ntago ari nana, harimo cyangwa. Hanyuma dukomeje n'inyamaswa rega zigomba kugira ibyo ngibyo. Inyuma rero ngo ni itara rimwe ry'ibera yo ryitwa itara ndanganyuma. Kubiki? Ku binyamitende cyangwa se ku bintu by'ibiziga bitarengeje ibiziga bibiri birangwa n'itara rimwe ritukura inyuma. Hanyuma ngo ibyo tuvuze ntibikurikizwa ku binyabiziga bimaze kuvugwa haruguru ibyo kugira aya matara nyine ngo kubera uko byahanzwe iyo bidafite batiri kandi bikaba bihagaze kanya gato cyangwa kanini ku rusisiro kimwe no ku ruhande rw'umuhanda. Nuvuga ngo igare velomoteri n'ipikipiki bidafite batiri si ngombwa ko bigira aya matara kandi bihagaze nta kibazo sibyo. Hanyuma ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bitari biriya rero tubonye byo inyuma ni amatara biratukura. Hanyuma imbere agomba kugenda ahwana nuko ingano y'ikinyabiziga ingana. Niba ari ikinyamitende 3 kizagira rimwe imbere ko kigira 2 inyuma. Nimba ari imodoka izagira 2 y'imbere sibyo, y'umweru umuhondo cyangwa icungarishije gutyo. Hanyuma ngo n'imodoka zikuruwe n'inyamaswa ubwo ni bya bindi naberetse nyine bya bintu amafurasa kurura biba bigomba kugira amatara nabyo. Ingorofani nuko n'inyamaswa zitwaye imizigo nazo nuko zigenderwaho kimwe n'amatungo nabwo bigomba kurangwa imbere n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icungarishije. Mu yandi magambo ibira bintu by'ibinyamaswa nyine bira bimodoka biriya biprankini bari prankini biba byicayemo abami cyangwa abandi banyacyubahiro cyangwa se n'abantu basanzwe biba bigomba kugira itara rimwe ry'umweru imbere
n'inyamaswa nazo zigenderwa cyo kimwe n'ingorofani zitwaye imizigo n'ibindi byose ziba zigomba kugira iki, ziba zigomba kugira amatara, rimwe ry'umweru imbere, umuhondo cyangwa icunga rishe inyuma ni itara rimwe ritukura. Hanyuma ngo ayo matara ashobora guturuka ku isoko imwe atanga urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo n'ibindi nk'ibyo, cyangwa icunga rishe ngo rigatanga n'urumuri rw'umutuku inyuma. Hanyuma ngo ariko hari ikindi kintu bari kutwibwirira cyiza cyane hano ngo hanyuma ngo iyo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bikururwa n'inyamaswa bifite uburebure burenga metero 6 harimo n'iyo mitwaro inyamaswa zigize cyangwa se n'inyamaswa zigize umukumbi w'6 ubwo ni amafarasi arenga 6 byibura, ayo matara ashobora gutwarwa n'umuyobozi cyangwa umuherekeza ugenda ahegereye ibumoso bw'ikinyabiziga cyangwa se bw'iyo nyamaswa. Ubwo nyine iyo zabaye inyamaswa 6 haba hagomba kuza umuherekeza utwara itara rimurika ryerekeza aho ngaho riri abatubwiye. Noneho ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bifatana imirimo, sibyo, bigomba kurangwa n'amatara agenewe ibyo binyabiziga. Niba ari biriya bifite ibiziga byinshi bishobora kugira amatara abiri yera, umuhondo cyangwa icunga rishije imbere, inyuma akaba ari umutuku, n'ibindi rero. Hanyuma tudatinze rero twahita twigira kuri iriya mirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'udutsiko tw'abanyeshuri n'utw'abanyamaguru n'imperekerane n'ibindi byose. Bo barangwa imbere n'itara ryera ritwaye ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo wegereye hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hanyuma inyuma n'itara ry'umutuku ritwawe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Turi kugenda twihutsa cyane kubera ko ibi dusanzwe tubizi kandi nababwiye ko ari ibintu bigenda bisa. Hanyuma ngo akantu k'umwihariko nubwo nako bamaze kujya bakunda kukabaha mu bizamini kandi umaze kukabona, ngo impande z'iyo mirongo y'abasa n'impererekerane n'udutsiko, ariko ngo ni imirongo ni ingabo z'igihugu zigenda kuri gahunda, ubwo zifite defile runaka zirimo, ntago bari mu myitozo cyangwa se ibindi bintu. Ubwo n'igihe bari muri gahunda nyine zabo dushobora guhuriramo n'abandi bantu benshi. Hanyuma impande z'iyo mirongo cyangwa se utwo dutsiko uburebure bwabyo burenga metero 6 rya tara rimwe cyangwa rya tara rimwe riri imbere cyangwa se riri inyuma ngo avaho, ngo noneho ngo zikagomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera cyangwa y'umuhondo cyangwa se n'icunga rishije. Ubwo nuvuga ngo ni impande zayo, ni mu mpande nyine iyo harenze 6 metre z'iki za longere z'uburebure. Tikika byumvikanye nimba ari abanyamaguru. Ahubwo kwanza kugeza n'ahangaha ndabona twebwe ubwacu igihe tuzakenera amatara ni igihe turi nka 3 cyangwa 4, ariko iyo dukoze imirongo ikabasha kurenza metero 6 z'uburebure kuva ku muntu w'imbere kugera ku w'inyuma, wa muntu wari umwe utwara itara ry'umweru imbere. Ndubutsa ko ku banyamaguru ho ntago ari imbere ari amakurera 3 ahubwo ni kurera imwe. Turaza no kubibona kuri rumoroke ikuruye n'ibinyamitende nabyo bigira itara rimwe inyuma, ho ni special, sibyo, ubwo ni mu bidasanzwe. Narya tara rimwe ry'umutuku kuri aya matara y'abanyamaguru ngo kwisonga y'inyuma avaho aya matara iyo uburebure bw'izo mpande bwarenze metero 6. Hanyuma izo mpande zose zigahita zigaragazwa n'itara rimwe cyangwa se menshi. Ubwo ashobora kuba menshi y'umweru, ashobora kuba menshi y'umuhondo, cyangwa se kaba menshi y'icungarishije, cyangwa se rikaba rimwe ry'umweru, cyangwa se ry'icungarishije, cyangwa se iry'umuhondo. Tudatinze reka dukomeze. Hanyuma ngo imitwe y'ingabo ziri mu myitozo rero zo ntabwo zitegetswe kugira ayo matara cyangwa se n'ibindi bimenyetso biziranga. Icyo gihe bigomba gukorwa kugira ngo twebwe turi mu muhanda tugire umutekano, ngo bitegekwa na minisitiri ushinzwe ingabo z'igihugu. Nuvuga ngo nimba bari kuri mucaka, ayo matara, dore amatara ndangangayo rwose kuri iyi jipe yacu, n'utwo dutara two hasi. Muri kubona ko birabyo hejuru binini bitari byaka, muri kubona ko utwo two hasi nyine tunyenyeretsa ku itama ry'imodoka rwose, n'utwo ngutwo turi kuyigira. Muri kubona ko imbere n'umweru cyangwa umuntu cyangwa se icungarishije. Ubwo bari kukubwira ko ikirahure cy'umweru kimenetse wajya muri busheri y'imodoka nimba ariko bayita, cyangwa se muri kenkayeri cyangwa papeteri y'imodoka ugiye kugura indi piyese, ariko ntago ariko ntahazi, ubwo nabasetsaga, ntago ari muri busheri cyangwa se kenkayeri na papeteri, ahubwo ni muri bureau de change. Oya nako ntago ari bureau de change, ni muri pièce de rechange, muri magazi yabyo, sibyo. Erega ibi bintu utashyizemo ibintu byo gutebya byagusaza, tuba dutebya nta kibazo. Iyo ugeze rero ukabura umweru ugasanga harimo umuhondo urawuzana, wabura umweru n'umuhondo ukaba wasanga ikijya gusa nka orange ryo cungarishije ukakizana. Ugezemo rero ukakibura ukazana icy'ubururu. Simbizi ko twakubahana kubigendanye n'amatara ndangambere. Amatara ndangambere nta bintu byo gukubitaho ubururu, na bintu byo gukubitaho utuntu tumeze nk'umutuku cyangwa icyatsi, abira bintu by'amahotokora mushyiramo ugasanga mpure yahinduye kureri, ugasanga wa muri ukabona ni icyatsi. Ntabwo bira bintu byemera ngewe nk'umukozi ubifitiye ububasha w'aka kanya, ndahita nkwandikira amafaranga menshi cyane, sibyo.
ubwo rero nyamuneka koresha umweru imbere ku matara ndangambere, ukoresha umuhondo, nubura umweru n'umuhondo ukoresha icunga rishe, nubibura byombi upowe ubyihorere uparike imodoka mu igaraje kugeza igihe imodoka yawe EPS izava hehe, i Burayi cyangwa se muri Amerika cyangwa se ahandi hantu wayikoresheje. No mu Rwanda dusigaye dukora imodoka, dusigaye tuziteranye rwose za cyaki company kiza cyane gitangirwa n'ibintu byava cyane byinshi cyane, ntabwo nshaka kubamamariza ariko murakizi. Nabonye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu arimo arazitestinga, gusa n'imodoka ziryoshye narazibonye, ariko nyine ntabwo njyewe ndi bubamamarize sorry, ariko ya yes, okay, reka tubyihorere ibyo ngibyo. Ubwo nyine uruganda dufite mu Rwanda ubwo ruteranye imodoka cyangwa rukora imodoka, ubwo ni rumwe hano mu gihugu. Ubwo nyine niba ubuze muri wenda mu maduka ya pièces de rechange ukaburamo cyangwa muri magasin de pièces de rechange ukaburamo ikirahure cy'umweru, umuhondo cyangwa icunga rishije, parika nyine kizamaze turuke ku ruganda, sawa. Hanyuma ku marumoroke, ngo rumoroke ziziritse ku binyabiziga byavuzwe kuri A, ubwo ni velomoteri, amapikipiki na bya tipe bindi nyine bidafite bigendera ku mapine abiri. Ngo byo iyo rumoroke ngo bigomba kugira itara ry'umweru cyangwa ry'umuhondo cyangwa se risa n'icunga rishije riri kuri rumoroke inyuma, noneho si imbere. Ngo kuki barishyize, ngo ni igihe uburumbarare bwayo cyangwa ibyo bitwaye biba bituma itara ry'icyo kigare n'ikivelomoteri cyangwa igipikipiki ritagaragara. Sorry, muri hangana akagripe ndumva nimbara akazizi kangiye mu muhogo sinzi pardon. Ngo iyo rumoroke ziziritse ku bindi binyabiziga byose bitari amagare, velomoteri n'amapikipiki, ngo biba bigomba kugira amatara ndangambere n'andanganyuma ateganyirijwe ibinyabiziga bizikurura. Buriya mwari muzi yuko rero rumoroke nazo ngo ziba zigomba kugira iki, amatara inyuma honyine, oya aba agomba kuba imbere n'inyuma ahwanye n'ay'imodoka iyikuruye. Mbivuge gutyo mu rwego rwo kubyoroshya kandi binasa. Ariko iyo rumoroke kuruwe n'igare na velomoteri n'ipikipiki, hatagira umuntu useka ngo ubwo sigare rikurura rumoroke gute, kandi hari n'ikizamini babajeje wende babaza ubugari bwa rumoroke kuruwe n'igare yindi ya santimetero 75. Ubwo byumvikane ko ibaho. Nanababwiye ko kandi uretse ingorofani cyangwa n'ikindi ubundi nta kinyabiziga kitemerewe gukurura rumoroke n'imwe, byose byemerewe gukurura rumoroke, kandi n'ingorofani yayikurura nuko tutabona aho tuyicomeka, sibyo? Sawa. Ubwo rero iyo ikuruwe na rumoroke, iyo rumoroke ikuruwe n'igare cyangwa se n'ibindi bigenzi byabyo bingana uko, ngo ni itara ry'umweru cyangwa ry'umuhondo rishyirwa inyuma kuri rumoroke. Iyi ni speciale, iri ni irindi tara rishobora kugira ikureri y'umweru cyangwa umuhondo cyangwa se icunga rishije inyuma, ritari ryo gusubira inyuma, ritari riranga icyerekezo, ariko ni kuturumoroke tw'amagare, sawa. Hanyuma iyo rumoroke zikuruwe n'imodoka ntago ari umweru inyuma, agomba kujyaho amatara y'umutuku abiri, kuko imodoka igira amatara y'umutuku abiri inyuma, ariyo bitwa ndanganyuma. Ubundi kugira ngo si ibyo ngibyo uwarekera aho ngaho, katwirebera igika cya kabiri. N'ubundi ibibindi ntibakunda kubibaza, sinzi n'impamvu biba bituvuna tubibigisha, ariko twebwe ntago muziki intego yacu no kugira ngo tumenye amategeko y'umuhanda, hanyuma tuzatsindire provisoire turi benshi. Hanyuma twirebera igika cya kabiri, duhite twihuta cyane twigire kuri nyagasani Yezu Kirisitu. Reka twihute turebe igika cya kabiri, duhite tureba no kuri ya ngingo 43 turayiga igice, kuko ndumva benshi mutangiye kurambirwa ngo ni byinshi, ariko burya iyo uzi icyo ushaka, ngo hari n'abajugunya bahetse. Ubwo rero nababwira iki, nimurambirwa n'akazi kanyu, kandi nta handi hantu uzakura provisoire hatari ahangaha. Usuzajya mu ishuri umwarimu akubonera ibi bigero abikuye hehe, uretse kukubwira imagination mu mutwe. Nanjye njya nimagina nkababwira nturebye ngo ugahita ubona ngo nka Benz se gute, Benz hari n'abatazi icyo ari cyo, sawa. Igika cya kabiri, iyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini, gukoresha ari amatara yose tubonye ntabwo bitegetswe, gusa iyo amatara yo ku muhanda adatuma ikinyabiziga kigaragara neza muri metero 100, kandi n'igihe ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini inyuma y'imyanya biteganyirijwe, by'umwihariko yerekana n'ikimenyetso numero E20 cyo cyitwa parking. Hano baratubwiye ngo si ngombwa gukoresha amatara ndangambere cyangwa ndanganyuma, s'il vous plaît mubifate mu mutwe. Iyo amatara yo ku muhanda atuma ikinyabiziga cyawe aho giparitse hose wahagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini, ayo matara atuma kigaragara muri metero 100. Mwabyumvise, si ngombwa gucana
ibyo muhimba station ariko twamaze kubona ko ari fait de position. Aya matara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga haba imbere cyangwa inyuma, si ngombwa kuyacana mu gihe uparitse ku muhanda ukaba umurikiwe hose, bikaba bihagije kubona muri metero 100 ku buryo waturuka muri metero 100 imbere n'inyuma ku mpande zombi nk'uko babivuze ababasha kugira gute kukubona. Ikindi gihe utagomba kuyakoresha ngo ni igihe uhagaze muri parikingi zabugenewe, nabwo urayazimya. Gatatu, amatara ndangambere n'ayandanganyuma y'imodoka zitarenga metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habarimo imitwara kandi nta kindi kinyabiziga kizize umuhanda magambo nta rumuroke bikurura, ashobora gusimburwa ariko si itegeko, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini ayo. Ngaya rero station mizarizo niyo matara yo guhagarara umwanya munini. Ngigiye ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini mu rusisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, amatara azaba yera cyangwa se n'umuhondo agana imbere n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Kandi ngo itara ryo guhagarara umwanya munini ku ruhande rw'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri niyo yonyine agomba gucana. No kuvuga ngo ni itara rimwe imbere n'indi rimwe inyuma. Inyuma batubwiye ko rigomba kuba risa kuriya nyine, hanyuma imbere naryo rikaba risa kuriya nabibabwiye. Hanyuma rero aha ngo ni kumwihariko w'amatara yahe, ngo ni kumwihariko w'amatara y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari. Ni ukuvuga ngo amamodoka yose amamodoka yose y'amajipe, twongeraho ama Hilux, twongeraho ama pick-up, double cabine, twongeraho ama voiture n'imodoka zose zitarengeje metero 3 z'uburebure n'3 z'ubugari, niyo zaba zipakiye nta kibazo, ariko ngo zidakurura ngo iyo zihagaze ku ruhande rw'umuhanda ziba zigomba gucana amatara ndangayego. Ariko iyo zihagaze zigatinda birashoboka kandi zihagaze no mu rusisiro, birashoboka yuko ni mu rusisiro. Yes, ni mu rusisiro, yes niko batubwiye. Birashoboka yuko ayo matara ayo mwita cyangwa se ngiwe nahimbye fait de position agaragaza nyine position uhagazemo, ayo matara yakurwaho cyangwa se yazimwa hagakoreshwa ibita stationnement, ariyo mu kinyarwanda twebwe twita yo guhagarara umwanya munini. Bamaze iminsi babibariza iki? Bamaze iminsi bababaza amatara yo guhagarara umwanya munini asate azaba ari umweru cyangwa umuhondo imbere, hanyuma inyuma azaba ari umutuku cyangwa asa n'iki n'umuhondo. Okay, tudatinze rero n'abasezeranyije yuko duhita tureba no ku ngingo 43 tukareba yiki. Aha ngaha twe turi kureba ku matara agaragara. Ibindi tuzagenda duhura nabyo cyane mu bigendanye n'amateste, kuko ndabateganyiriza teste cyangwa se ama examen nta kibazo. Reka twigire ku matara none hamurika. Twamaze kubona ko amatara agaragara yitwa amatara ndangambere cyangwa ndanganyuma. Kandi twanatangiye tubona ko hari n'andi yitwa ndangacyerekezo, ndangamubyimo na ndangaburumbane, nubwo ataje kuri iyi ngingo ya 42 turangije ariko tuzayabona imbere hariya. Twigira noneho mwamurika, mbese mwasohora urumuri rukagenda. Amatara magufi n'amatara maremare agomba kuzimwa cyangwa se agomba gucanirwa rimwe n'amatara. Sorry, nari nsimbutse nageze ku gika cya 3 kandi tugomba guhera ku cyambere. Reka duhere ku cyambere, ingingo 43 kubera ko kubimenya ari byinshi cyane mu mutwe hari gihe ubicanganye. Noneho nk'iyo nibeshye nkareba mu igazeti rero ngiye kubigisha ndeba mu igazeti, hari gihe mbabeshye, ariko iyo mbigishije gusa ntari kureba mu igazeti direct ndi kubikura mu igazeti yo mu mutwe nyine, nibwo biba bimeze neza binaryoshye. Ariko iyo ndi gusoma nkoresha mu igazeti no kubera no gusaza hari gihe amaso ambwira ibitari byo. Rero nkaba nahitamo kubibwirira iki ibyo ngibyo. Ndakeka iyo shusho mwayibonye nayo ntabwo tuyitindaho. Reka turebe ku ngingo 43 igika cyayo cya mbere kiravuga ngo amatara magufi n'amaremare agomba gucanirwa rimwe n'amatara ndanga hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyangwa se bitewe n'uko igihe kimeze cyangwa se igihe cyifashe, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi biba bitagishobotse kubona neza muri metero 100. Iyo utabasha kubona muri metero 100 uba usabwa guhita ucana amatara magufi n'amaremare. Ubwo nanone ni cyagiye igihe cya mbere rero ngo ni hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba. Impamvu nabyise ngo ni code de la route kandi namwe niko mubyita. Ubundi hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, edayeri izuba rirarenze, none tugireje kurasa. None si izuba rirenze rikaza kongera kurasa, hagati aho haba hari miki, haba hari ijoro. Mu kanya bari batubwiye ngo iyo kuva bwije kugeza buke, none si iyo bwije tugategereza buke haba hari miki, haba hari ijoro. Ntabwo rero igazeti ari injiji cyangwa se abantu bayanditse ari injiji byo kuba bajya kwandika ngo ni ijoro. Bari babizi ko tuzaba turiho twebwe nk'abarimu kugira ngo tuhite tugusobanura koko ko ari ijoro. Niyo mpamvu ibintu babyita ngo birakomeye. Ubundi ntabwo byari bibagoye kuba bavuga ngo ni nijoro, ariko nta mpamvu yo kugira ngo ibintu babishyiraho ngaho nyine biva niyo ijya ngo abyimenyere, sibyo? Ni ukuvuga ngo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyo kimwe no hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyangwa se yo kuva bwije kugeza bukeye,
ari naho tuza kubona ngo ariko wenda sino nahangaha ngo ni hagati ya 12 za nijoro ngo no kubasa kwizuba byose ni cya kimwe, byose biba bivuga ijoro, ariko impamvu byitwa amategeko y'umuhanda nyine no kugira ngo bikomakomere. Iyo ni iyindi shusho ndacyarimo ndabereka ya matara rwose ntimuze kurambirwa, ariko amashusho muyarekera aho ngaho mu ntega amatwi mwumva ibyo mvuga. Hanyuma rero ngo iyo bidashobotse kubona muri metero 100 ngo tuba tugomba gucana amatara magufi n'amaremare. None iyo tutabasha kubona muri decimetero rero tuba dusabwa kugaragaza ikinyabiziga cyacu, ari byo turangije mu kanya bita ndanga. Iyo utabasha kubona muri metero 200 mbese butangiye guhumana, wowe ubwawe uba ugomba gucana amatara ndanga kugira ngo uyirange bakubone. Donc uri guturuka hariya kurebe abone ko kira kinyabiziga ari big, ari kinini, cyangwa amenye ngo imbere hari ikinyabiziga, ari byo turangije bya ndanga. None wowe ubwawe iyo utangiye kubona uhunyeza muri metero 100 utahareba, mbese butangiye guhumana gake gake, cyangwa se ibihu biraje cyangwa imvura iraje muri cya gihu cya mu gitondo, kubitaho amatara magufi n'amaremare rero umurika imbere yawe nawe ubashe kugira ute kwibonera. Sawa. Hanyuma amatara magufi n'amatara maremare agomba kuzima iyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini. Automatically nimba uparitse akanya gato, nimba uparitse umwanya munini, vanaho amatara magufi n'amaremare, widuhuma wowe, widuhuma waparitse. Niba waparitse zimya amagufi n'amaremare, akomeze haka amatara aranga iki ikinyabiziga twabonye ko itandanga mbere cyangwa se ndanga nyuma. Ariko ibintu byo kujya guparika mu cyapa ugakomeza ugacana amatara maremare cyangwa ugakomeza ugacana amatara, uri kutubangamira, uri kumurikisha iki se ubundi ko wahagaze. Amatara ayo ngayo yacana kugira ngo wiboneshereze. Ntitwabonye se ko amatara afite imimaro ine, hari ukukimurikira ikinyabiziga, hari no kukiranga, hari no kwerekana ibyerekezo, no kwerekana umuvuduko. Nimba rero utakeneye kugenda, ntabwo ukeneye kwimurikira. Niba uhagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini, zimya. Amatara magufi n'amaremare agomba kuzima ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini. Kino kibazo bakunda kukibazo ntigikunda kuza, ariko gishyira mu mutwe. Sorry, muri hangana nabasabye imbabazi rwose. Ndumva akantu k'akazizi kangiye mu nkanka nahazungura yes mu muhogo. Mu nkanka nkeka kari hejuru mu rusenge rw'akanwa, hari muri parafo y'akanwa. Hanyuma amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa, cyangwa kuzimywa, cyangwa se agomba kuzima, agomba kuzima cyangwa se bagomba kuyazimya. Ariko ikinyarwanda bakoresha mu igazeti ngo ni ukuzimwa cyangwa se kuzimywa. Mnywa ikihaga igihekane cyitwa mnywa kibaho, nzimwa ariko sinzimywa. Ngo nakuzimya mya ni my mnya, noneho mnywa birashoboka ari myw. Akuze ko byashoboka, nshobora kubona ari umwaka nasimutse muri primaire. Nimuzamenyera ikihekane cyitwa mnywa nimba kibaho myw. Hanyuma rero reka twikomereze ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bitatu bikurikira. Bifate mu mutwe, ntago mbitindamo. Iyo umuhanda umurikiye hose kandi bikaba bihagije kubona neza muri metero zigeze ku 100. Nimba umuhanda ucaniwe, ndashimira leta y'u Rwanda yaraducaniye kweri. Uzi ko kuva ku mazi ku Gisenyi hariya kuva Tamutamu kuza uburengerazuba bwose ukikoza amajyaruguru, ukamanuka kwa Nyirantuza, Nyirangarama, ukamanuka ukaza ukikoza hejuru iyo za Rulindo, ukagera ku Kirenge, ukamanuka Shyorongi yose na Nyabugogo ngo ba, ukongera gukomeza ukagenda iburasirazuba ukamanuka za Rwamagana, cyangwa se ugakata hirya ahangaha Intuza za Nyirarukobwa, ukazamuka mu Bugesera, ukarenga ukaminuka hirya. Uzi ko umuhanda hose ucaniye? Ntago nari mbizi. Ariko ujya kubona ko abashoferi bahanishije amatara maremare. Mperutse kuva mu burengerazuba, ariko nanyuze iranje Kibuye, nyantwaye imodoka zimwe muri za zindi zirukanka. Nari mfite amatara kabisa bien ku buryo ushobora kuri kubita umuntu rwose uhita umureba, nimba yasamye uhita ureba neza batiri z'Intuza. Noneho ngenda ndwana, ngenda ntongana. Abantu bose tugendana mujye mwihangana. Ngenda ntongana iyo umuntu yishe itegeko, ngenda nitonganya. Nuko nyine namaze kubimenyera, ubundi nakumbye kugengera iyo njya nabyimbye, natumbye, nanarakaye, numva narwana. Ariko nyine icyo nashaka kubabwira ni iki, nuko n'ahantu wenda ku Kibuye ho ntago umuhanda ucaniye, hari ahantu ugera hagati umuhanda wacitse ugapfa, hari ahantu ugera hagati umuhanda kumurikirwa bikavaho, kuko ndakeka kumurikirwa bigarukira Intuza hari aho bita hari Rubengera na Nyange,
Nyange nibanze Rubengera. Yes, iyo uvuye mu mujyi wa Kibuye kuzamuka ugeze Rubengera nyine ahantu ku muhanda ujya za Ngororero, mu isangano banyuramo bazengurutse, haruguru gato y'umuhanda watangiye gupfa kuzukanira ugera kuzukanira ugera i Muhanga neza, ntago ho umuhanda ucaniye. Wenda aho nta kibazo gukoresha maremare, uretse ko nabwo atari byo, ariko guhera i Muhanga kumanuka kuza kugera aho bita mu cya kabiri, ukarenga icya kabiri ukamanuka ku Kivumu cya Mushamwe, cacana arwaniye n'urupfu, ndakeka niho ho amatara atari. Amatara wongera kuyafatira aho bita za Kamiranzovu, urenze mu Nkoto ukarenga ku isoko ry'Imbogo ukamanuka ugeze hano kuri Kamiranzovu ahantu hari station nshya. Guhera aho ngaho kuza kugera i Kigali nanone hari iki? Hari amatara amurikiye umuhanda. Birababujije no kujya kubona nk'umuntu ari kuva i Kigali agiye i Muhanga, mwakubitanira wenda nko mu cya kabiri cya Gitarama hariya, ukabona acanye amatara maremare. What? Cana amatara maremare gute kandi umuhanda umurikiye wose bihageje kubona muri metero 100? Nimba umuhanda umurikiye kuko ahubwo siko nivugira mu ntara hano i Kigali ho. Gusa imihanda y'i Kigali muziko 90% yose iracaniye. Ariko ujya kubona ukuntu umuntu yahanisha yacanye amatara maremare. Icyo mpfa n'abashoferi batazi ibyo barimo. Ubwo buhuma mugenzi nk'ubwo ngiye nkuhimye nkahita nkubita noneho kamena bihu wagenda nawe witutumba. Mureke kuduhuma amaso mutumenera amaso arahenda, sibyo? Nimba umuhanda umurikiye wose bikaba bihageje kubona muri metero zigeze ku 100, zimya ayo matara maremare yawe, natwe tuba tuyafite. Aha kabiri tugomba kuzimya amatara maremare rata, ngo ni ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi kandi hakiri intambwe zihagije kugira ngo iki kinyabiziga gishobore gukomeza kugenda ku buryo bucyoroheye. Nuvuga ngo si ngombwa ko nsoma n'aya maboyese, reka mbaho ubutumwa burimo. Igihe cyose ugiye kubisikana ikinyabiziga kigenzi cyawe, zimya amatara maremare. Kubera iki? Ushobora kumuhuma, ntabwo ari ushobora dayeri ngo hakiri intambwe zihagije. Nimba ari hirya muri metero nk'ijana 80 90 hagati mu 70, wowe uri hari iyo ucanye amatara maremare arazamuka agatera kure. Buriyeho kugira ngo ucane amatara maremare ndi muri metero 100 imbere yawe cyangwa se 200 ngenda naza nkusanga wakayacanye ndi muri metero 20 10 30 iruhande rwawe, ayo yo ntacyo yantwara kuko aba yatumbagiye yagiye kure. Niyo mpamvu bavuze ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisigana n'ikindi hakirimo intambwe zihagije, umuntu uri mu ntambwe zihagije arahumwa. Hari abarimo batari babizi, namwe ndabakopeje mufatireho mujye mubibwira abanyeshuri banyu. Aha gatatu ngo ni igihe ikinyabiziga gikurikiye ibindi mu ntambwe zitageze kuri metero 50, ngo kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyuraho kucya kurikiye cana zimya vuba amatara maremare. Tukiri kuri kari akantu ka mbere ko kubisikana mugenzi wawe, nibwo uzajya kubona mugenzi wawe acanye amatara magufi n'amaremare ayasimburanya, ayo bitimburira zimurika cyangwa se vimus cyangwa se abaswa bahitangwa na amatara yo gusuhuzanya. Iyo ucanyira amatara yo gusuhuzanya cyangwa se ya vimus cyangwa se imburira zimurika, uba uri kumubwira ko ari kuguhuma. Cyo gihe niyo mpamvu uzajya kubona arajimije. Nubona mugenzi wawe guteye amatara maremare n'amagufi yasimburanya vuba, menya ko ari kuguhuma, menya ko uri kumuhuma nako yazimiye nyine, uhita ucana ayo kubisikana ariyo magufi. Hanyuma rero n'igihe cyose ugiye ukurikiranye na mugenzi wewe mwegeranye, hari mu metero batubwiye ngo zitagera kuri 50, birumvikana ayo matara iyo yazamuye azamukira muri paraburize yiwe y'inyuma, kabiri ahita azamukira mu ndorerwamo zibonesha ibiturutse inyuma y'ibyo bitutureba nyuma, akaba yahuma. Hari wahita ambwira ngo ubwo se umuntu ukuri inyuma ngo yaguhuma gute kandi wowe muri imbere cyane? Nese paraburize retroviseur ntago zihumana, ni mubizi abyo bitutureba nyuma zirahumana. Dore yo n'amatara ndanganyuma, ariko harimo n'iryo gusubira inyuma kuri icyo gishushanyo kuri iyo Benz yanjye ya C180. Yes, dore akareba nyuma ngakariya akareba nyuma, ndamutse muturutse inyuma nkakubita amatara maremare azagenda ajyemo hari, aramutse arebye amazahuma. Ngo se urumva utamubangamiye. Nimba wumva utahuma, fata miriwari umurike mu zuba urebe maze umbwire ko utahuma, cyangwa umurike mitorosho urebe. Mwabaye muti nicyo bisobanura rero. Hanyuma igika cya 4, oya ndekeye aho ngaho ari abantu batangiye kumburanya ngo mwarimu ngo rwose ngo urabona ngo donke ngo nyine ngo bibaye byinshi. Abanyeshuri rero muri abana nziza, muri abana beza cyane. Reka ndekera aha ngaha bicisha amatsiko, ariko reka nsige ngasomye kugira ngo amatsiko abice. Kararyoshye aka kantu nkakunda kubi. Ni ikibazo nshobora kukubaza njyewe mwarimu NG, nshobora kukubaza inshuro 4 utsindwa kigutsinda. Kivuge amatara magufi y'amapikipiki na velomoteri bigenda mu nzira nyabagendwa agomba gukoreshwa igihe cyose no mu buryo bwose. Akanza gasobanura ubutaha mu kanya nako, sibyo? Ariko kano kantu nshobora kugategura mu kizamini nkakakuzanira inshuro 4 kagutsinda.
nimba upinga uzambwire duhurire ahantu witwaje ikofi iremereye nanjye nzaba nyifite, noneho nkiguhane n'ibibazo 20 ubikore hanyuma uzambwire, nzakubwira uzagitsindwa. Wenda cyakoze nko muri 5 wagikoramo rimwe cyangwa se 4 nabwo ugakoramo rimwe, ariko nakikubaza 4 kigutera dore aho ndanga. Nkuko muri kubivuga nyine ngo byatinze byabaye byinshi, reka duhinira, ariko amategeko y'Imana ntago banoshaho, bariga bakarambura, sibyo? Nagira ngo rero bashimire cyane mbabwira ngo Nyagasana abahe umugisha, abitanze mukaba mwize mukageza aha ngaha. Mu kanya ni ikizamini, hari ikizamini cyakozwe i Muhanga ndagifite, 2 byakozwe i Kigali ndabifite, hari ibyakozwe mu Burasirazuba, ubwo ntimujye kure, ariko nzanabaha examen cyangwa test ku bigendanye n'amatara. Nagira ngo mbashimire cyane, yari mwarimu NG, reka mbabwire ngo nakagaruka. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Ciao ciao. Alright.